yampaye ubutumwa muri iyi minsi, irambwira ngo reka mbari bwo mbanza, irambwira ngo ikirere kiraboshye kirafunze. Nagiye kubona mbona ndimo ndagenda mbona tugiye gusenga, irambwira ngo mu bintu byose tugiye gusengera ngo nitubyihora ahubwo dusengera iki kirere. Iki kirere kirabuditse, iki kirere cyabaye umwijima, iki kirere kiraboshye. Yemwe barokore nimugabanye ibiryo, nimugabanye inda kugira ngo tubashe kwinginga Imana yeyure iki kirere cyacu kugira ngo ibahe amahoro. Niyo ako ni akazi Imana ibahaye. Ikibiriti murakizi, ntabwo byose nabizana. Iki kibiriti nakizanye kugira ngo nyifashishe kuko Umwuka yaransobanuriye. Arambwira ngo ntabwo iki kibiriti kigira umumaro iyo kiri kumwe n'imyambi. Arambwira ngo itorero ry'Imana ribuze umuriro, ribuze ikibiriti cyo gucanisha, ntabwo ababayobora barimo kubacanira. Arangije arambwira ngo iki kibiriti iyo ugiye kugicanisha imbabura, arambwira ngo mbese imbabura wihanganwe, arambaza ngo mbese wari wabona umuntu ucana imbabura adakoresheje iki kibiriti? Ubuhanuzi buragoye, mwihangane. Buriya bajya bavuga ngo umuntu arakopera, ibi ntawe nabibonye. Hanyuma arambwira ngo mbese wari wabona umuntu ucana buje adakoresheje iki kibiriti? Ndamubwira nti hoya. Arambwira ngo iki kibiriti bivuze ngo rero kanseri yogoshe itorero ry'Imana. Imana yo mu ijuru idufashe, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Kanseri yo hanze ikabije kwinjira mu itorero ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana yavuze ngo nimuhunge, nimuhunge muve mu bakandaya, hanyuma mwigire imbere ho gato mubashe gusenga kubera kutazagaruka hano, kuko Muririmbyi yavuze ngo murinzi wemenyesha igihe, ngo mbese wacu ni umuhero. Nshobora no gusohoka ahangaha nkahita mpfana urugero, ariko iyi ni inkoni. Nagiye kubona mbona iyi nkoni mfashe, nagiye kubona mbona inkoni mu kirere, igeze mu kirere mbona hano ibumbiyeho ibyatsi bimeze nk'ishinge, mbese byinshi bihambire cyane bikomeje, byari byinshi. Hanyuma ngiye kubona mbona iyi nkoni yari ihambirijwe n'akagozi k'umukara hasi, ariko ukaba utamenya ahantu aka kagozi gatangirira, ukaba utamenya n'aho gasoreje. Nagiye kubona mbona rero iyi nkoni izamutse mu kirere, nkabona irimo iratumbagira mu kirere. Ngiye kubona mbona ihambirijwe ku kagozi, hanyuma yashinge yari ihambirijweho hano mbona yashingiratse. Ngiye kubona mbona umuriro yatse umuriro, hanyuma ka kagozi kakajya kazunguza ya nkoni mu kirere, umuriro utambagira isi, umuriro waka mu kirere. Uko nabyitegerezaga ijwi rirambwiye ngo Imana kubera ibintu biyirambiye mu bantu, ibyaha bibaye byinshi, ubugome buragwiriye mu isi. Yo haleluya! Abantu b'Imana bari kurenganwa uko Imana yabaremye. Irambwira ngo izanye umuriro, izanye inkoni, izanye n'umuriro. Icyakora uyu muriro Imana buri muntu wese aho ari atangira akiranuke. Niba ari n'umunyabyaha, uyu muriro murabuje kuwubona. Mugiye kumva amazu menshi agiye gushya, icyo nzi cy'umuriro uraje n'utinze. Nubwo Imana yagaragaje gutuma abahanuzi, Imana yagaragaje gutuma abakozi b'Imana baraza bararangurura izi yutuma Imana yazishyizeho kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana yatumye abenshi bavuga amagambo ngo aba yaje kwiyerekana. Hanyuma irindi tangazo Imana yampaye, ubutumwa yampaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, ejo bundi, nabwo urabona ko turi mu kwa 8, mwihangane natinze kubuzana kubera kubura amatike. Nagiye kubona mbona mu kirere hazamutse inkoni. Iyo nkoni iri mu kirere nanze kuyizana kuko ibintu byose ntabwo byose nabizana ngo mbicumbeho. Narebye ndavuga se Mana njye mu ishyamba njye gucira ibintu wambwiye wanyeretse. Nagiye cira umuriro wo gucanira itorero ryanyu, mwakira umuriro yemwe bashumba mumurikire intama mushinzwe kuyobora. Yemwe torero ry'Imana nimwongere mwake.
Imana irashaka ko muyihimbaza kugira ngo iki kirere kibashe gufunguka, kuko iki kirere kiraboshye, iki kirere kirabuditse mama, iki kirere kirabuditse papa. Nta kintu mwakora mutari kuyoboza Imana inzira. Imana irambwira rero ngo genda umbwire abantu banjye ngo umuntu wese uzanyoboza inzira nzamuyobora inzira, ngo ariko umuntu uzayoboza umwana w'umuntu. Imana irambwira ngo abantu nibinjira mu ihema mbazana ihema ryo kwitwikira, mukore ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Imana irambwira ngo genda umwikirire abantu banjye, umuntu wese uzinjira muri iri hema. Iki gitenge ntakigereranya n'ihema. Ihema ni shitingi ariko ihema ni Kristo. Ndabatwikiriye mu izina rya Yesu, mu bubasha mpabwa n'Imana, nohereje isengesho ritwikira uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibatwikire. bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, reka mbasuze kambifurize umugisha w'Imana, mbifurize amahoro y'Imana mu byo mukora byose. Nsaba kugira ngo Uwiteka Imana abagire neza, Uwiteka Imana abarengere kandi Uwiteka Imana abumvire mu izina rya Yesu. Hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muhereremo rero ku migabane itandukanye, mu ntara zitandukanye, mukamwumva ururimi turi kuvuga. Turabasuhuje, nimugubwe neza, Uwiteka Imana abishimire, Uwiteka Imana abagirire neza. Uyu ni Umusaraba TV, wahageze kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'umubyeyi, umubyeyi w'Imana, mukozi w'Imana. Niyo tujye kubana nawe muri kano kanya, duherukana kera, mba muririmbiye ka karirimbo ariko niyo ngomba nakamuririmbira mu kanya. Uraho neza? Akaririmbye se. Nimba agace gatoya. Twaherukana kera ariko noneho dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Uraho neza? Muraho neza. Dushimye Imana ko twongeye kubonana tukiri bazima. Imana ishimwe. Uri amahoro? Ndashaka kwitonda. Ushaka kwitonda? Ndashaka kwitonda uyu munsi. Amakuru y'iminsi se mubyeyi? Amakuru ndaho narabuze. Ariko kubura nyine urabyumva nawe, umuntu abahugiye ku isi iri hanze aha nawe ntiyoroshye. Umuntu ashakisha agira ngo arebe ko yagaburira n'abana. Nagize ngo kubura wenda nuko utaheruka gusenga ngo Imana igiye ikikubwira. Gusa abankurikiranaga nakundaga kuba ndi ku musaruzi. Uretse ntimukunda yuko na bagenzi bacu nabo bagomba kwaguka. Nakundaga kujya ku musaruzi, sinkunda kuzerera ku macana, urabizi. Siko nabikubwiye se? Ni ubundi umwana w'Imana agomba kugira ahantu ahagararira. Bose ntago ariko bejejwe, izi cano zose nubwo zikora zose ntago nge nazikandagiraho. Umwuka wera yanyoboye ahanyoboye n'inkonge. Yego, twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi rero, natuvuge ngo Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Reka tugusembera byose ariko umanza no usuza no duteze amatwi, hari abantu bagukumbuye nkanjye, basohoze. Baje kubasuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yesu yaravuze ngo nimujya mu banyu mujye mubifuriza amahoro. Hanyuma hari abasiramu baherutse kubaza abakristo, barabakoranye babateranya ahantu mu isoko, barangije babakuye mu isoko, barababaza ngo umva ukuntu abantu barimo kuyobya abandi. Barababaza ngo muri Bibiliya ngo ni hehe Yesu yanditse ijambo ngo aravuga ngo nimugera mu bantu mujye mubabwira ngo Yesu ashimwe. Hanyuma Yesu yaravuze ngo muzavuge ngo amahoro. Buriya n'ubu ufite amahoro ufite ikintu cyose. Yesu yaravuze ngo amahoro y'Imana abe murimo. Hanyuma Yesu ashimwe n'indamukanyo y'abana b'Imana. Ntago ari ukuvuga ngo ni he yavuze ngo muzahagire muvuge ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe n'ukuramukanya
n'indamukanyo y'abakristu n'indamukanyo y'abagenzi bajya mu ijoro. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Umuntu wese unkurikiye, umuntu wese utayirukaga kumbona yumve ko nagarutse, ntago nzongera kubura pe. Ubu najenje, najenje rwose, kandi Imana irakurinze, ndabona ntacyo ubaye. nanjye ndaho. Yesu urasa neza, uranabyibushye. Ndaho nawe ndashima Imana. Uranabyibushye cyane rwose. Cyane ko utamerutse. Yesu abaho umugisha rero. Hari abamama twaburanye bari muri Amerika kubera ko telefone, buriya telefone ni ikiyobyabwenge, reka mvuge ngo ni ikiyobyabwenge. Ariko kuko iyi telefone yanjye buriya Satani yarayifuhiye, abona hari abantu tumaze kumenyana batari muri iki gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se b'umumaro bari kuzangiraho n'umugisha, wenda tukaba abanyamugisha. Arangije arayica buri kanya. Iyo harye niba nakita ngo nakuma, sinzi ngo hari akuma gaforomata, niba guforomata ibintu byose, ntumbaze icyabihanaguye, ntabwo nzaho byagiye. Amanimero yabo ndayabura, niyo mpamvu ntigeze nongera kubavugisha, niyo mpamvu wenda banshatse bakambura, ariko Imana igomba kumpa telefone. Irayigwa mu izina rya Yesu Kristo. Suhuje rero umuntu uri muri Kongo nawe, umugabo witwa Richard. Imana yo mu ijuru imumpera umugisha cyane, we namubonyeho n'umugisha, najyaga nanga kumuvuga ariko noneho ndamuvuze. Aho ari rero Imana imumpera umugisha mu gihugu cya Kongo, ko nawe agira intambara nyinshi arwana nazo. Twigeze tuganira, umugenzi ujya mu ijuru hari igihe Satani azana utuntu amutega imbere kugira ngo areke Imana ye akunda isi kuruta ijuru. Nicyo namukundiye, yanze kwemera isi kwimuyobora, yemera kuyoborwa n'Imana. Imana imumpera umugisha. Amen. Yesu rero aguhe umugisha. Reka ngusabe usenga Imana, noneho dukomeze utugezeho n'ubutumwa Uwiteka yagushyize ku mutima. Ni karibu. Data wa twese, mu izina rya Yesu, uri umwami w'ijuru n'isi, niwe waremye ijuru n'isi uhanika ikirere. Iki gitondo turagushimiye, turaguhimbaje Kristo. Wemeye kuturinda, wemeye kutubera Imana. Waravuze ngo tukuyoboze inzira. Muri iyi minsi abantu bari kuyoboza abantu inzira, nyamara nta muntu wo kubonerwamo agakiza. Nyemera rero nkigera kuri iyi mikoro, ndagushimiye, ndaguhimbaje. Nyemerera iyi mikoro yatambutseho benshi, yanyuzeho abantu benshi, ariko icyo duheje ni imbaraga z'umwijima. Nyemerera ijambo ryawe tugiye kuvugira kuri iyi mikoro rigere kure, ntirigere hafi, ryaguke rigere kure, kugira ngo umuntu wese uri buryumve rimugirire umumaro. Data wa twese mwiza, turabigushimiye ko ariho wemeye kunyuzamo ubutumwa bwawe kugira ngo mugeze kure. Wabwiye Yeremiya, uramubaza ngo yewe Yeremiya, we uruzi iki? Arakubwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Uramubwira ngo mbese waroye neza yuko ndinde ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze n'icyo naritumye. Nyemera rero nanjye ni wa mubyeyi warinze, ni wa mugore warinze isezerano wagiranye nanjye. Nanjye nje kukubera mikoro Kristo, kugira ngo Mana umbere mikoro nanjye nivugire. Nje kukuvugira nk'uko wabishyize muri jyewe. Unyemere rero Data wa twese, iki kirere gifunze, iki kirere cyari kibuditse, Uwiteka Imana ugifungure mu izina rya Yesu. Izi konegisiyo z'abarokore, izi konegisiyo zifunze mu kirere cy'u Rwanda, Mwami wanjye mwiza, unyemere gifunguke mu izina rya Yesu. Aba banyamasengesho ugiye guha akazi, aba banyamasengesho untumyeho icyama bakabyumva cyane, nunyemerere rero wowe bari utangirana natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo nibwo myambaje. Kandi abacyumva bose ubaha umugisha utagabanyije, uzabarinda akaga n'amakuba kari imbere mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuririmba umuririmbyi rero wa 345. Ndumva ari umfashije nkigera hano no kuyoboza Imana inzira. Yego. Ukumenyeshwa inzira, murinzi wemenyesha inzira. Kandi umfashe tuyiririmbe, mbese twikorera iteraniro ryo mu rugo. Haleluya. Murinzi wemenyesha igihe, iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane, buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringira
ntukarire ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka ntubabare mana ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka ndacyabaza ibyaremwe byose bisubiza byito biti isi yacu iza gushira hazindi horaho umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana byiteze impanda ye umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe ko bingana byiteze impanda ye twishime mu mitima yacu tukwimuhira ari hafi duhumure tuzaruka tutakibabara ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho tuzabure amahoro kwa Yesu mw'ijuru ntukarire tuzabana ibyago nabyo bizashiraho ntituza bura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Uyu muririmbyi arangije yararimo neza, yararebye abona ari muri iyi si harimo ibimurangaza, birashoboka ko yarafite byinshi bimurangaza, ariko yisubiyemo atekereje abona iwabo si mu isi, abona sino, aravuga ngo iwacu ni mu ijuru. Arangije aravuga ngo murinzi we, murinzi Kristo Yesu, menyesha igihe iwacu ni muhero, ntabwo ari hano mu isi. Ati ijoro ryijimye cyane buracya, hanyuma ntukarire kandi ukomeze, nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Munyamasengesho, nturorere kwiringira, nturorere kwizera, iwacu ntabwo ari no mu isi, iwacu ni mu ijuru. Iyi ndirimbo nayisobanura umunsi wose ukira, reka nsobanuye ko iki gitero cyonyine. Ntukarire rero ngo ukomeze kandi nturorere kwiringira. Kondisiyo ni ukwiringira Kristo, twe kwiringira abantu. Ushobora kuba wariringiye amafaranga akagutenguha, ukarwara uburwayi, ayo mafaranga ntagire icyo akumarira. Ushobora kuba wariringiye umwana w'umuntu
utabonerwamo agakiza yakwijeje ibintu hanyuma ubibuze ureka kwiringira. Iringira Imana ureka kwiringira umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ni umwuka, uyu mwuka ishizemo byose birarangira. Ariko iyo wiringiye Kristo ibyo yagusezeranyije arabirinda, akanakurinda ntugire icyo uba kugeza igihe azabisohoreza. Nanjye niringiye umuntu mu minsi yashize hanyuma arantenguha, ariko Kristo ari kumwe nanjye ndabizi ntabwo nzakorwa n'isoni. Imana y'amahoro rero iduhana umugisha. Mbazaniye ubutumwa, reka mbanze nsomere ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, turebe ko ntibeshe. Riri muri Yeremiya ibice 47. Nkunda gufatanya nawe ujye umfasha ijambo ry'Imana turisome. Buriya ijambo ry'Imana nibyo byo kurya byacu. Yeremiya 47 uhere ku mutwe w'amagambo, soma umurongo wa mbere urisoze. Yeremiya 47 tuhera ku murongo wa mbere dusoze. Yego. Ibyago by'Abafilisitiya n'Abitiro. Komeza. Ijambo ry'Uwiteka ryaje ku muhanuzi Yeremiya ryerekeye ku Bafilisitiya Farawo ataratsinda i Gaza. Yego. Uko niko Uwiteka avuga ati, dore amazi menshi agwiriye ikasikasi, azasuma nk'uruzi rwuzuye rufite umuvumba, azarengera hejuru y'igihugu no ku bikirimo byose, n'umurwa n'abawutuyemo, abagabo bazavuza induru n'abaturage mu gihugu bose baboroge. Imirindi y'inzara z'amafarashi ye akomeye n'ikiriri cy'amagare ye no guhinda kw'inziga zayo byose bitera ababyeyi guhunga, ntibarushye bakebuka abana babo, kuko amaboko yabo arabiranye. Bitewe n'umunsi uje wo kurimbura Abafilisitiya bose no kurimbura umufasha wese wasigaye i Tiro n'i Sidoni, kuko Uwiteka azarimbura Abafilisitiya n'abasigaye mu kirwa cy'Ikafutori. Ibiharanjongo biteye i Gaza, Ashikeloni harazimye, n'abasigaye n'ahasigayeho ikibaya cyabo. Uziharatura ugeze ryari? Yewe wa nkota y'Uwiteka we, uzaruhuka ryari? Usubize mu rwubati rwawe, ruhuka utuze. 7. Ariko se waruhuka ute ko wategetswe n'Uwiteka? Ashikeloni n'ikibaya cy'inyanja niho yayiteje. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Tugende muri Yesaya 47 n'ubundi. Yego. Yesaya 47 urasoma umurongo wa 10. Yesaya 48 urasoma umurongo wa 17 ugeze kuri 22. Uwiteka umucunguzi wawe, uwera wa Isiraheli aravuga ati, ni njye Uwiteka Imana. Reka tugendane. Yego. Tangira. Uwiteka umucunguzi wawe. Umva mama, umva papa, umva mukobwa nkurikiye. Uwiteka umucunguzi wawe, uwera wa Isiraheli aravuga ati, ni njye Uwiteka Imana yawe. Aravuze ngo ni njye Uwiteka Imana yawe. Ukwigisha ikugirira umumaro, akakwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Imana ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Reba ahantu urimo kunyura muri ino minsi. Reba inzira urimo kunyuramo munyamasengesho. Ese inzira uri kunyuramo ni imwe ya mbere wigishijwe, cyangwa wizaniye indi nzira, wiremera ibiharanjongo, urongera wishakira indi nzira, mbese uriyorohereza? Komeza. Yego.
komeza mu 18. iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro. iyaba warumviye amategeko y'Uwiteka uyu munsi uba waragize amahoro ameze nk'uruzi atemba. gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. ngo gukiranuka kwanyu kuba kwarabaye nk'umuraba wo mu inyanja. kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi. ngo kandi urubyaro rwanyu, urubyaro rwawe wa mugabo we, urubyaro rwawe wa munyamasengesho we, rukangana n'umusenyi n'abava mu nda yawe. n'abava mu nda yawe bakamera nk'imonyi yawo. n'abava mu nda yawe bakamera nk'imonyi yawo. izina ryawe ntiryakwibagirana. ngo izina ryawe ntabwo ryazibagirana. kandi ntiryarimbuka ngo ribure imbere yanjye. kandi ngo ntabwo ryarimbuka ngo riribure imbere y'Uwiteka. ntabwo ari twebwe. nimuve i Babuloni. nimuve i Babuloni. muhunge muve mu Bakaludaya. nimuhunge mama, hunga uva mu Bakaludaya, hunga uva mu kivunge, hunga uva mu mbese nabishushanya n'iki, uva mu kivunge cy'uyu munsi, kuko nubwo turi mu materaniro, turi mu nsengero, ariko turi mu kivunge. muvuge ibi. muvuge ibi ngibi. mubibwirize. mubyamamaze bigere ku mpera y'isi. munabyamamaze ngo bigere ku mpera y'isi. ntabwo ari hano hafi gusa, oya, ku mpera niyo naho isi iherera. mubivugisha ijwi ry'indirimbo muti. mubivugisha ijwi ry'indirimbo muti. Uwiteka acunguye umugaragu we Yakobo. Uwiteka aje kugucungura wa mumama we. Uwiteka aje kugucungura wa mugaragu wa Yakobo we. kandi ubwo yabajyaga imbere mu butayu. ngo kandi ubwo yabagendaga imbere mu butayu. tekereza ubutayu wabayemo, tekereza ubutayu urimo n'uyu munsi. ntabwo ngo wigeze wicwa n'inzara. komeza. ntibarakicwa n'inyota. ngo ntibarakicwa n'inyota. yabatembeshereje amazi ava mu gitare. yanabatembeshereje amazi ava mu bitare. kandi yashije igitare amazi aradudubiza. ngo kandi yashije n'igitare amazi aradudubiza. nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka. ijambo ry'Imana risoje rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha papa ni ku Uwiteka avuga. yawe munyabyaha we, yawe uca inyuma y'umugore wawe, yawe wa mugore we nawe uri guca inyuma y'umugabo wawe, nta mahoro y'umunyabyaha. garukira aho ngaho kugira ngo Uwiteka akumenyeshe ibye. muririmbe, nimuririmba muzamusenze karindwi. Imana y'amahoro iduhana umugisha. muri iyi minsi Imana yampaye ubutumwa, nanjye ubwanjye ndatinya, kandi aho nabyanditse mutagira ngo nibyo nihandishijweho, kuko Imana ijya batumaho abantu bayo. ariko turaza no gusoma muri Luka 20 aho turahasoza. Imana yampaye ubutumwa muri iyi minsi, irambwira ngo reka mbari bwo mbanza, irambwira ngo ikirere kiraboshye kirafunze. nagiye kubona mbona ndimo ndagenda, mbona tugiye gusenga, nari ndi kumwe n'undi mumama umwe, mbona twinjiye ahantu mu butayu. ubwo butayu sinari nzi ko bugira abarinzi ngo baburinda. tugeze muri ubwo butayu hazamo abandi bantu b'abagabo babiri, baraza baradusanga bavuye ahantu mu gihuru, ahantu bari bitsimbye barimo gusenga. cyakora barambwira ngo aho hantu harimo uburiri bw'abantu bararira muri ubwo butayu. sinari nzi ko hari ubutayu bararira. hanyuma bavuyemo baraza baradusanga. mu gihe dutangiye gusenga, tugitangira gusenga, ijwi rirambwira ngo mu bintu byose tugiye gusengera ngo ntitubyihora, ahubwo dusengera iki kirere. iki kirere kirabuditse, iki kirere cyabaye umwijima, iki kirere kiraboshye, konegisiyo z'abarokore ntabwo zihari, zirafunze. yemwe barokore, nimugabanye ibiryo, nimugabanye inda, kugira ngo tubashe kwinginga Imana yeyure iki kirere cyacu kugira ngo ibahe amahoro. ako ni akazi Imana ibahaye. hanyuma nimumara gusenga Imana irabagirira neza. ubundi butumwa nabuhawe kuri 5 z'ukwa gatanu, natinze kubutanga murabyumva. nagiye kubona mbona turimo turasenga, nari ndi kumwe nagiye kubona mbona ngeze ku muryango w'urusengero, nari ngiye ku rusengero, ngiye kubona mbona ngeze ku muryango w'urusengero,
mpura n'umugabo asohoka mu rusengero arambwira ngo twabuze ikibiriti cyo gucanisha. hanyuma ambwiye ngo twabuze ikibiriti cyo gucanisha, aransaba arambwira ngo mbese nta hantu wakinkurira. ndagira ngo nkibereke mwese ikibiriti murakizi, ntabwo byose nabizana. iki kibiriti nakizanye kugira ngo nkifashishe kuko umwuka yaransobanuriye. arambwira ngo ntabwo iki kibiriti kigira umumaro iyo kiri kumwe n'imyambi. arambwira ngo itorero ry'Imana ribuze umuriro, ribuze ikibiriti cyo gucanisha, ntabwo ababayobora barimo kubacanira. arangije arambwira ngo iki kibiriti iyo ugiye kugicanisha imbabura, arambwira ngo mbese imbabura mwihanganwe, arambaza ngo mbese wari wabona umuntu ucana imbabura adakoresheje iki kibiriti? ubuhanuzi buragoye mwihangane, buriya bajya bavuga ngo umuntu arakopera, ibi ntawe nabibonye. hanyuma arambwira ngo mbese wari wabona umuntu ucana buje adakoresheje iki kibiriti? ndamubwira nti hoya. arambwira ngo iki kibiriti gifite umumaro iyo harimo ino myambi. bivuze ngo umukristo afite birashoboka ko ari umwuka wera, agira umumaro iyo afite umwuka wera. iyo amaze kuba igikatsi nta kintu aba kimaze. itorero ry'Imana, Imana irambwira ngo nshyirire abantu banjye bampere urumuri, kuko nagiye mu materaniro abiri yose bose bambwira ngo babuze ikibiriti. nimwakire umuriro wo gucanira itorero ryanyu, mwakire umuriro yemwe bashumba, mumurikire intama mushinzwe kuyobora. yemwe itorero ry'Imana nimwongere mwake. Imana irashaka ko muyihimbaza kugira ngo iki kirere kibashe gufunguka, kuko iki kirere kiraboshye, iki kirere kirabuditse mama, iki kirere kirabuditse papa. nta kintu mwakora mutari kuyoboza Imana inzira. Imana irambwira rero ngo genda umbwire abantu banjye ngo umuntu wese uzanyoboza inzira nzamuyobora inzira, ngo ariko umuntu uzayoboza umwana w'umuntu inzira utabonerwamo agakiza, uwo muntu azamugusha mu rwobo cyangwa ngo amugushe mu manga. mu manga anyereka umusazi uhanamye, anyereka umuntu atongoka akaba yatongoka akagwa mu manga mo hasi mu gacuri hasi. hanyuma Uwiteka Imana rero arambwira ngo genda ubambwirire gutyo. none rero nsoje icyo Uwiteka yambwiye, yoboza Imana inzira. arambwira ngo mbese wayoboza impumyi inzira urimo kugenda mu muhanda, ukayibaza ngo nyereka inzira wenda ijya ahantu se cyangwa ijya i Kanombe, yayikurangira se? ntabwo yayikurangira. birashoboka kuyoboza umuntu uri mu mwuka wera, yoboza umuntu urimo agakiza, ni Kristo. rero aho usenga hose, aho upfukamye hose, baza Imana ngo mbese inzira anyuramo ni iyihe? n'ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Imana y'amahoro rero iduhane umugisha kandi itugirire neza. irongera irambwira ngo arongera arambwira ngo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu gicuku cya nijoro ndyamye sinziriye, nagiye kubona mbona ndi mu iteraniro. ngeze mu iteraniro agiye kubona mbona haje numva umuntu w'umugabo avuzwe n'ijwi rirenga, arambwira ngo uriya mugore arwaye kanseri. ndangije ndamubaza ntese uwuhe? arambwira ngo ni kanseri, ngo ni kanseri y'isi yo hanze. ariko niko yansobanuriye, kuko nagumizaga kumutitiriza mubaza ngo nyereka uwo mugore urwaye kanseri. hari ku cyumweru rero, hari kwa gatandatu buke, ari ku cyumweru ndi bujye mu materaniro. hanyuma ibintu Imana ikubwiye biba bihari inshuti yanjye. nageze koko mu materaniro, bwarakeye ngiye mu materaniro icyo kintu ndakibona. Uwiteka Imana yarambwiye ngo kanseri, ngo isi yinjiye mu iteraniro ry'Imana, mu rusengero aho abantu b'Imana basengeraga, bateraniraga bagahimbaza Uwiteka, ngo kanseri yo hanze yinjira mu rusengero imunga itorero ry'Imana. yararimunze ngo nk'uko kanseri imunga umuntu. mwese murabizi kanseri, ntabwo urahura n'umuntu warwaye kanseri ngo urebe ukuntu umusatsi uvaho kanseri yogosha.
bivuze ngo rero kanseri yogoshe itorero ry'Imana. Imana yo mu ijuru idufashe, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Kanseri yo hanze ikabije kwinjira mu itorero ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana yavuze ngo nimuhunge muve mu Bakaludaya, hanyuma mwigire imbere ho gato mubashe gusenga kugira ngo muyoboze Imana inzira. Imana y'amahoro idufashe kandi itugirire neza. Reka ndebe rindi kuko nahawe byinshi, byose mbitangire hano rimwe ndangirize rimwe, shobora kutazagaruka hano kuko muri yavuze ngo murinzi wemenyesha igihe ngo Mesi wacu ni muhero. Shobora no gusohoka ahangaha nkahita mpfa n'urugero, ariko sinifuje gupfa, nzarama kugira ngo mbwire abantu imirimo n'ibitangazo Uwiteka yankoreye. Hanyuma irindi tangazo Imana yampaye, ubutumwa yampaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Ejo bundi nabwo urabona ko turi mu kwa 8, mwihangane natinze kubuzana kubera kubura amatike. Nagiye kubona mbona mu kirere hazamutse inkoni. Iyo nkoni iri mu kirere nanze kuyizana ko ibintu byose ntabwo byose nabizana ngo mbicumbe ko. Narebye ndavuga se Mana njye mu ishyamba njye gucira ibintu wambwiye wanyeretse. Nagiye kubona mbona nta nkoni ya rakerete wampereza. Fasha umpe inkoni ya rakerete nkwereke mbariyo nifashisha ntacyo bitwaye. Umwuka wera aza kuba basobanurira kuko Imana irababaye, Imana irapfushije, abantu b'Imana bararenganijwe cyane. Mbese n'ababonerwagamo agakiza bose bamaze kwivanga n'isi, bamaze kwivanga n'amahanga, ntabwo bakiri mu mwuka w'Imana, bari gutinya umwana w'umuntu. Mwihangane, iyi ni rakerete ariko iyi ni inkoni. Nagiye kubona mbona iyi nkoni mfashe, nagiye kubona mbona inkoni mu kirere. Igeze mu kirere mbona hano ibumbiyeho ibyatsi bimeze nk'ishinge, mbese byinshi bihambire cyane bikomeje, byari byinshi. Hanyuma ngiye kubona mbona iyi nkoni yari ihambirijwe n'akagozi k'umukara hasi, ariko ukaba utamenya ahantu aka kagozi gatangirira, ukaba utamenya n'aho gasoreje. Nagiye kubona mbona rero iyi nkoni izamutse mu kirere, nkabona irimo iratumbagira mu kirere. Ngiye kubona mbona ihambirijwe ku kagozi, hanyuma yashinge yari ihambirijweho hano mbona yashingiratse. Ngiye kubona mbona umuriro yatse umuriro, hanyuma ka kagozi kakajya kazunguza ya nkoni mu kirere, umuriro utambagira ise, umuriro waka mu kirere. Uko nabyitegerezaga nkajya senga navuga ngo Mana, izi nzu zegereye ibi biti, iki giti iyi nzu ntishye. Hanyuma ngiye kubona mbona umuriro ugakomeje uraka urazengurutse isi. Numva ijwi rambwiye ngo Imana kubera ibintu biyirambiye mu bantu, ibyaha bibaye byinshi, ubugome buragwiriye mu isi. Yo haleluya! Abantu b'Imana bari kurenganwa uko Imana yabaremye. Irambwira ngo izanye umuriro, izanye inkoni, izanye n'umuriro. Icyakora uyu muriro Imana buri muntu wese aho ari atangira akiranuke. Niba ari n'umunyabyaha, uyu muriro murabuje kuwubona. Mugiye kumva amazu menshi agiye gushya. Icyo nzi cy'umuriro uraje n'utinze, nubwo natinze kuza kubivuga byarantunguye cyane, nubwo njye numva ndumiwe. Hanyuma iyi nkoni numva ijwi rimbwiye ngo uyu muriro uri kwifumba, ngo ni inkoni yitwa ifumba. Njyewe ntabyo nzi, ntago naragiye inka cyane, ariko yahise anjyana mu cyaro anyereka nyine ukuntu ngo bajyaga bafata ishinge bakayibohera ku gati bakagatereka nk'ahantu ku giti, n'urugero umuriro ukaka. Rero Imana izanye umuriro, ize gutwika. Ushize mwabonye igihugu cy'Amerika, mwabonye igihugu cy'Amerika hari amazu yahiye, hasigara umukiranutsi umwe. Imana y'amahoro irimo iratambagira, nishaka isangamo abakiranutsi 5, ntabwo uwo musozi izawurimbura. Mwakira ubutumwa bw'Imana Imana yampaye, nuko Imana yambwiye ngize ikintu nongeraho naba mbeshyi. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Nababwiye cyo gusengera iki kirere, reka mbari cyo nibandaho cyane ngisubireho.
bene data nimureke dusenge, mureke dusenge iki kirere cyacu kibudukure, kirabuditse kubera yuko ngo cyarahumanijwe, iki kirere kirahumanye. Barokore nimugabanye ibiryo, muyoboze Imana inzira, muyibaze ngo mbese iwacu nino cyangwa iwacu ni mu ijuru, ntabwo iwacu ari no mu isi, nubwo turi kuyinyuramo, turi mu rugendo. Nanjye aha nicaye ndi mu rugendo, kandi uwatumwe n'Imana ntabwo azatinya kuvuga ibyo Imana yamubwiye. Reka dusoreze ku ijambo ry'Imana riri muri Luka 20. Imana y'amahoro idufashe. Luka 20. Imana ibatumaho abantu bayo, mukanga kwemera, mukavuga ngo nibyo bihandagajweho. Ntabwo twaje hano kwiyerekana, tuba twazanye ubutumwa bw'Imana. Ntabwo ibi bintu tuvugiye hano, ntabwo mu rusengero baguha umwanya ngo ubivuge mama. Oya, ntimuzabibone gutya, ntimubifate nk'ibisanzwe. Buno ubutumwa bukomeye cyane. Umuntu wese asenga abohora iki kirere cyacu. Iki kirere kirabodetse cy'u Rwanda. Soma Luka 20, ubutumwa bwiza bwa Luka umurongo wa 9. Hansomere cyane rwose buri wese yumve. Luka 20:9. Umugani w'abahinzi b'abagome. Yego, umugani w'abahinzi w'abagome. Yewe muhinzi we, muhinzi wamugereranya nande nepo. Umuhinzi namugereranya nk'umushumba uri guhinga. Wese nari guhinga. Namugereranya nk'umushumba uri uyoboye intama burya barimo guhinga. Yahagaze imbere y'abantu bameze nk'uri guhinga, kuko ibyo ahinga ba bantu bari imbere ye, abarimo kubahingamo ibintu. Yekomeza. Atangira acira abantu uyu mugani. Ngo Yesu atangira bacira umugani. Ati hariho umuntu wateye uruzabibu. Ngo hariho umuntu wateye uruzabibu. Asigamo abahinzi be. Ajya mu kindi gihugu atindayo. Uwo muntu ajya mu kindi gihugu ngo agenda yitindirayo rwose. Igihe cyo gusarura imyaka gisohoye. Ngo igihe cyo gusarura imyaka kigeze gisohoye. Atuma umugaragu kuri ba bahinzi ngo bamuhe. Atuma umugaragu kuri ba bahinzi ngo bamuhe. Ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu. Ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu. Ariko abahinzi baramukubita. Ngo ariko abahinzi baramukubita. Baramwirukana agenda ubusa. Baramwirukana agenda ubusa. Yongera gutuma undi mugaragu. Birababaje. Yongera gutuma undi mugaragu. Nawe baramukubita. Ngo nawe baramukubita. Baramuhemura agenda amaramasa. Yongera gutuma n'uwa gatatu. Ngo yongera gutuma n'uwa gatatu yewe. Ngo baramukomeretsa. Nawe ngo baramukomeretsa baramwirukana. Nyir'uruzabibu aravuga ati. Nyir'uruzabibu ngo arangije abyitegereza aravuga ati. Noneho mbigenze nte. Noneho mbigenze ne mama. Reka ntube umwana wanjye nkunda. Reka ntube umwana wanjye nkunda nagiriye neza. Ahari none. Ngo ahari none bo bazamwubaha de. Ariko babahinzi bamubonye. Ngo ariko babahinzi bamubonye. Bajya inama bati. Ngo bajya inama. Batuye niwe wa mutware. Niwe wa mutware. Ni mucyo tumwice. Ngo ni mucyo tumwice. Ubutware bubu bwacu. Ngo ubutware bubu bwacu. Baramwirukana nawe. Bamwirukana mu ruzabibu. Ngo bamwirukana mu ruzabibu. Baramwica. Mbese nyir'uruzabibu. Nabimenya azabagenza. Nabimenya azabagenza gute abo bahinzi. 16. Yego. Azaza barimbure. Abo bahinzi. Uruzabibu aruha abandi. Abantu babyumvise bati. Biragatsindwa. Arabitegereza. Ngo arababwira ati none se ibi byanditswe ni ibiki ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse. Ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Uzagwira iryo buye wese azavunagurika. Ariko rizagwira rizamugira ifu. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen. Reka mbabwire, Imana yagaragaje gutuma abahanuzi, Imana yagaragaje gutuma abakozi b'Imana baraza bararangurura. Izi YouTube Imana yazishyize kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana yatumye abenshi bavuga amagambo ngo aba yaje kwiyerekana, ngo aba yaje kwiperezanta. Oya, ntago twaje kwiperezanta. Hanyuma Yesu ngo yatumye abagaragu, yatumye uwa mbere, atumye uwa kabiri, atumye uwa gatatu, abona bose barabishe. Arangije aravuga ati noneho rero reka nitumire umwana wanjye rero. Biragatsindwa rero
kugira ngo mwice imana. Ese imana ibahe mama, imana ibahe mukozi w'imana, imana iba muri twebwe, imana iba muri wowe. Niwiciye umuntu uvuga ubutumwa bwiza uzaba wishe imana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uvuga ko akunda imana akanga mwene se, uwo muntu n'umwicanyi, ngo kandi inzira y'umucyo ngo ntirakamuboneka, ntirakaba imbere yiwe, uwo muntu ari mu mwijima. Mwakira ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana n'abane namwe mu izina rya Yesu, amen. Numva nsoje. Imana iguha umugisha, kandi Imana ihe n'umugisha umuntu wese wumvishe buno butumwa. Ni ubutumwa butoroshye ariko kandi ni ubutumwa busaba gusenga no kuba maso. Yego, reka tugushimire. Imana ishimwe. Washaka kugira ngo hariya mbona, yego nibyo twari tugiye kugeraho. Yego, ngiye kubaza nti se wagira uko ari kwifuza kumusengana, arakuza inama cyangwa se n'indi gahunda yose. Yego, turagira ngo noneho uze kuduha nimero ya telefone yawe abantu bakubonaho, ubundi tuze kubona ku musozo. Imana ibaha umugisha. Wumva yashaka kugira icyo ambaza no kugira ngo dusengane, kuko muri iyi minsi hari umuririmbyi najyaga nkunda kera, bajyaga umubwira ngo yajyaga aririmba ngo igishyimbo cy'ikigugu. Yego, igishyimbo cy'ikigugu. ngo abakristo bo muri iyi minsi bameze nk'igishyimbo cy'ikigugu, ngo barababwira gusenga, ngo ayo twasenze arahagije. Muri iyi minsi ntabwo wabwira umurokore ngo nasenge. Muri iyi minsi kujya mu butayu murabizi ko bitemewe, ariko aho turi hose abarokore twemerewe gusenga. Mama ujye wurira mu modoka usenge, papa ujye wurira igare rya usenge, ujye wurira moto ya usenge, kubera ko satani we ari gukora ku manywa na nijoro, kandi umwijima nababwiye ko ikirere kiboshye kibuditse. Ariko ndabizi ko Imana ubutumwa iyo bwamaze kugaragara, ibuye ryagaragaye burya ngo ntibakishe isuka. Rero uwashaka kumbona yambona kuri nomero 078 53 6 7 07 Isubiremo. 078 53 6 7 07. WhatsApp ntago iyo ngiri kuri WhatsApp, iri kuri WhatsApp 073 88 38 49. Iri kuri WhatsApp 073 88 38 49. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Amen. Imana iguha umugisha nawe, amahoro y'Imana n'abane nawe. Sinzi nimba wenda hari ikintu waba wibagiye ku butumwa watambukije ngo tugane ku musozo. Reka nsengera abantu. Nzagaruka, ntabwo ngiye gupfa. Watubwiye ko wajusha. Nkabari cyane rwose. Ntabwo Imana izajya inanirwa kumpitike. Imana impitike ikankura mu Busanze kanjyana Nyarutarama ku cyumweru. Yarambujije guteranira ahandi, ikambwira ngo subira Nyarutarama. Uyu Mana hari icyo wayirenganya, hari icyo wayiho. Niba Imana itanga inzira ikakubwira ngo subira iwanyu, ngomba gusubira ku isoko iwacu. Reka dusenge rero, basabire umugisha w'Imana abari bankurikiye, nawe nepo mwese ndabasengera kugira ngo Imana ikomeze yagure uyu murongo. Mana yacu, Mana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana y'ubutware. Haleluya. Turagushimiye, uri Imana ikiza, uri Imana ikiza indwara zananiranye. Narakubonye nanjye igihe nari ndwaye ndi ku gisasiro nkimazeho imyaka 3, narakubonye nawe wakinkuyeho. Nta mwana w'umuntu wakinkuyeho, ni wowe Uwiteka Imana wakoze, kandi Imana yacu ikorera mu bantu b'Imana. Ndagushimiye rero, ijambo ryawe riratambutse, ubutumwa bwawe buratambutse, mvuze ibyo washyize muri ge, mbifashishije abandi kugira ngo bamenye urugendo barimo, kugira ngo be gutinda muri isi, kugira ngo barebe ku isi atari iwacu, batinde bitebuke, iyi si tuzayivamo tuzataha. Nyemera rero nsengeye abari badukurikiye, nyemera Data wa twese, mbasengeye mbasabira imbaraga, mbasabira ubwugamo. Yewe Yesu Kristo, hari ikindi kintu nibagiwe, icyo akora Imana. Urakoze ni bo. Iki gihe ntavuze naba nkosheje. Imana
ijuru nanone nagiye kubona mbonye abantu benshi ku musozi. Fatira iki gitambaro niba nta kibazo ufite. Nagiye kubona mbona abantu benshi bicaye ahantu ku musozi, ariko nabareba nkabona bicaye nko ku rubaraza rw'ahantu ku nzu iri ahantu. Noneho mbitegereje ako kantu karaje ngiye ntakavuze nabampemutse. Noneho ngiye imbarebye mbona n'abantu benshi cyane bangana nk'iteraniro riba riri mu rusengero. Ndangije numva ijwi rimbwiye ngo itegereza aba abantu nkwereke. Ndangije ndabitegereza. Uko ndi kubitegereza numva ijwi ngiye kureba mbona abantu bahinduye isura. Mbona abantu baracitse. Jirambye gukomeza ubitegereza urebe nkwereke n'ibindi. Ngiye kubona mbona imyambaro bambaye mbona nayo yaracuye. Hanyuma hangije numva umuntu yambwiye ngo dore imyambaro bambaye yaracuye n'isura ubwabo yaracuye. Ndangije njye hondi ngira agahinda n'umubabaro ndavuga ngo mana kuki bari abantu badafite umuntu wo kubatwikira. Ndangije ngo ninjira mu nzu gato mbona nsohoyemo ihema shitingi mwese murarizi. Hanyuma iri hema ndarisohokana ngo ndihereza umumama umwe nzi ndamubwira ngo genda untwikirire bari abantu. Hanyuma nitabakwira ndamubwira ngo cyana n'iki gice. Hanyuma acira ihema ry'Imana papa. Imana yo mu ijuru nawe ajya mari abana bawe bari nta muntu muri kumwe hano abana bawe muri kumwe. Wa mugabo waje ukajya muri iri hema. Mana irambwira ngo abantu nibinjira mu ihema mbazana ihema ryo kwitwikira mukora ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Mana irambwira ngo agende umwikirire abantu banjye. Muntu wese uzinjira muri iri hema iki gitenge nakigereranya n'ihema. Ihema ni shitingi ariko ihema ni Kristo. Ndabatwikiriye mu izina rya Yesu mu bubasha mpabwa n'Imana. Nohereje isengesho ritwikira uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'Imana zibatwikire, ariko kondisiyo ni ukuva mu byaha. Kondisiyo ni ukuva mu byaha mukegera Imana kugira ngo nayo ibatabare. Mana y'amahoro ibahe umugisha rero. Yemwe bashumba nimutwikire intama. Yemwe bashumba nimubwire abantu nimubacanire umuriro kugira ngo babashe gutwikirwa. Nimubacanire umuriro bazaka nta kizabatera ubwoba kiri imbere, kuko iminsi iri imbere iragoye. Iminsi iri imbere mwami turi muri bya bihe byahanuwe, ariko abantu banze kumvira umwuka w'Imana. Sijye wahera icyakora nimwakira ubuhanuzi mwitwikire mu izina rya Yesu. Mana ishimwe. Akantu ntakavuze numva nagira gute, numva nagira n'urubanza rw'Imana. Abantu ntago batwikiriye nepo zuba rirabishe, kandi Yesu yava gucuya no gucuya imbere yagose no gucuya imbere mu mwuka. Abantu baracuye, ariko ongera watse itaraza ryawe mama, ongera usange soje amasengerero kugira ngo Imana ibatwikire. Nohereje ubutwikirizo kugira ngo aho muri hose Amerika, Burayi, Munyarwanda uriyo muntu wese wubaha Imana yakire gutwikirwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amina. Nasoje ubwo narangije. Imana igumugisha, Imana igumugisha kandi imbaraga nawe ufite bigoreho iminsi yose. Ashimiye kandi n'umuntu wese wanye natwe uwumva kumvira azarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko ijambo ravuze ngo ariko nimwaga mukagoma inkota y'Uwiteka izabagerwa akanwa k'Uwiteka akavuze. Imana igumugisha, reka tuzasubira ubutaha.